Israel Mbonyi cyangwa wakunzwe kandi akamenyekana nka Israel Mbonyi ni umunyarwanda wakunzwe haba muri East Africa ndetse no ku isi yose muri rusange binyuze mu ndirimbo akora zo kunyura no guhimbaza Imana. Yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 1992 avukira ahitwa Minembwe cyangwa se Murenge, akaba ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana afite imyaka 33. Nguhaye ikaze mu kiganiro aho tugiye kurebera hamwe amateka yarenze Israel Mbonyi nk'umuhanzi ndetse n'ubuzima bwe muri rusange. Nyuma dusoza turebera hamwe ingano n'amafaranga yinjiza ku rubuga rwa YouTube ndetse n'inkuru mbi zagiye zimuvugwaho. Igihe ugiye muri kiganiro nitwa Murenzi. Iyi ni MA Entertainment. Nguhaye ikaze. Tugiye kuyimuranga muri rusange, Mbonyi avuga ko avuka mu muryango w'abana 7 akamwana 3 ndetse kanawe nawe muhungu mukuru wabo. Nubwo avukiye muri Kongo avuga ko yavuye ari umwana muto cyane ku myaka 5 gusa, bivuze ko hari mu 1997 baje bagana Musanze, rero akaba ari nabyo aheraho yemeza ko 99% by'ubuzima bwe ari mu Rwanda. Ntabwo ndi butinye kuvuga ko Israel Mbonyi ari umuhanzi w'icyitegererezo hano mu Rwanda, yaba akora umuziki nk'uwo ndavuga gospel ndetse n'abandi muri rusange. Gusa buryo ushobora kubona umuhanzi akuze cyangwa se amaze kujya ku rwego rushimishije ukagira ngo urugendo rwe ari inzira iharuye cyangwa se yoroshye ko wanyuramo, kubera ko urugendo rwa Israel Mbonyi ni inkuru yihariye kandi mu by'ukuri iteye amatsiko menshi cyane, kuko avuga yuko atangira umuziki kuri byari nk'imikino, kuko yasanzwe yandika indirimbo akazihereza ko ari mu rusengero asengeragamo. Kugeza ubwo we n'umuryango we bimukiye i Kigali, nabo kandi yakomeje gucuranga, abumvise ibihangano bye bakamubwira ko ari byiza muri rusange nyine akwiye gushyiramo imbaraga agakomeza ko byazagiye ahantu bimugeza. Nyamara Mbonyi ku giti cye yumvaga nta mpano yumvamo ndetse atanabishobora pe. Umunsi umwe rero 2010 imwe mu nshuti ze Olivier yaje kumusaba ko yamuherekeza muri show agiye kuririmbamo, akaza kumucurangira ndetse nyuma akanamubakinga. Nyine kubakinga ni nkuko wacurangira umuntu nyine unamuririmbira aho bibaye ngombwa. Ibi Mbonyi avuga ko aribwo yari yumvise uburyo bwo kuririmba mu buzima bwe ndetse bituma anitinyuka, yumva ko nyine bya bintu bishoboka nyine nawe yabishobora akanabikora. Mbonyi ukunze kugaragara mu bitaramo byinshi acuranga gitari kandi neza, avuga ko yaturiwe gucuranga gitari n'umupolisi witwa Gadi, hakaba hari mu mwaka wa 2006 ubwo yari umwana muto batuye Musanze. 2013 Mbonyi yaje kwerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde kwiga muri kaminuza aho yigaga farumasi agamije kuzaba umupharmacist. Ubu Mbonyi ahamya neza ko afite impamyabumenyi imwemeza nk'umupharmacist. Gusa n'ubundi yamano yo kuririmba yakomeje kumuganza kugeza ubwo none atangiye kwandika indirimbo ndetse akanaziririmba abanyeshuri biganaga muri kaminuza. Gusa icyo gihe ntabwo yabaga akazi cyane muri studio ngo azikore, ahubwo zabaga zanditse noneho akaziririmba mu rusengero. Bwa mbere Israel Mbonyi akora indirimbo igasohoka muri make abantu bakayumva hari tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2014 ubwo yasohoraga album ya mbere yise Number 1. Ni album yari indirimbo 8 aho twavugamo Number 1 nyirizina yankuyeho urubanza, ku migezi, nzibyo nibwira, ku musaraba, ashyiraho indi yitwa Ndanyuzwe, hari impamvu ndetse n'agasambi. Nyuma y'ibyo kandi Israel Mbonyi yakomeje gukora hit nyinshi, aho twavugamo Ibihe yakozwe na 17, hari impamvu yasohotse na 14, Ntumuringi yakozwe na 18 ndetse na Yankuyeho urubanza yakozwe na 17 kandi ikurikirwa n'indirimbo yitwa Sinzibagirwa. Izi ndirimbo zafashe izina rya Israel Mbonyi zirivana kuri East African level zimugira international, zakurikiwe n'abantu benshi, ngira ngo nawe usuye urubuga rwa YouTube wayibona ndetse n'izindi platform zose zicizwa umuziki. Nyuma y'imyaka 6 Israel Mbonyi akora umuziki, ubwo turavuga guhera 2014 kugeza 2020 byaje kuba byatuma abanomine cyangwa se yemezwa nk'umwe mu bagiye guhanganira igihembo nyafurika cyari kizwi nka African Entertainment Award. Iki cyari kirimo kibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi bigira Israel Mbonyi umunyarwanda wa mbere witabiriye ibyo bihembo cyangwa se ayo marushanwa kandi aranayatwara, kuko ubu tuvugana simpamya ko ndi umunyarwanda afite iki gihembo mu bubiko bwiwe, bivuze ko ari agahigo kacu Israel Mbonyi wenyine. Yes, none munyemere turebera hamwe ukuntu Israel Mbonyi akoresha acuruza umuziki. Ngira ngo murabizi neza ko hari ama platform menshi akoreshwa acuruza umuziki, aho twavugamo nka Audiomack, Boomplay ndetse n'izindi zitandukanye. Gusa twebwe iyo tugiye kurebera ukuntu umuhanzi yinjiza twibanda ku rubuga rwa YouTube, kubera ko ari rwo abanyarwanda bakunze gukoresha kandi ruzwi. So tudatinze turaza kwifashisha urubuga cyangwa se website izwi nka Social Blade. Ni website ikunze kuba ya collecting amakuru y'ama YouTube channel atandukanye. Rero ngira ngo muri kure ku screen yanyu ko tukamaze kuba twakinjiramo iyi YouTube channel ya Israel Mbonyi, ariyo tugiye kurebera hamwe ukuntu yinjira. Ngira ngo bakunze gutanga platform cyangwa se amakuru y'iminsi 14 gusa, byahoze ari ukwezi gusa barabihinduye, basigaye batanga amakuru y'iminsi 14 cyangwa se ukwezi muri rusange ukuntu YouTube channel ya performance. Turaza rero gusanga ko ari YouTube channel ya Israel Mbonyi inakomeye cyane muri YouTube channel zikomeye mu Rwanda. Ni channel yafunguwe itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri 2012, bivuze ngo n'imbere ho gato y'imyaka 2 yuko Israel Mbonyi yatangiye gukora umuziki, asohora album ye ya mbere yitwa Number 1. Ni YouTube channel igaragaza ko iriho video 58, ikaba ifite ama views yose hamwe cyangwa se yarebwe inshuro 333,000,000.
hanyuma aba subscribers cyangwa se abamaze kuba bakora subscription ni abantu 1,700,000. ngira ngo neza nawe urimo urabyumvira ko nama YouTube channel hano mu Rwanda afite analytics ingana gutyo. Iyo tumaze ko rero ukuntu YouTube channel ihagaze ntabwo tubitindamo, turabanuka hasi. Ese turi mu minsi 14 ishize cyangwa se mu byumweru bibiri ino YouTube channel yinjije amafaranga angana gute, yari ihagaze ite? Tugendeye ku grade bayihaye grade ya A negative cyangwa se A minus, bivuze ko ari YouTube channel iperforminga neza cyane. ngira ngo muri kure neza ku maskini yanyu ko CB rank cyangwa se ukuntu ihagaze muri rusange tuyendereye kuri international level bayihaye umwanya kangahe wa 11, ikaba kandi yafunguye ihawe rank ya music. Hanyuma ku bindi wamenya mu minsi 14 ishize iyi YouTube channel yinjije aba subscribers 20,000, irebwa inshuro views cyangwa se yagize views zose hamwe 3,400,000. nyango namwe muri kubireba ku maskini yanyu. Hanyuma tutabitinzemo turatambikishamo gake kugira ngo tubashe kureba se noneho amafaranga mu minsi 14 binjize n'amafaranga angana gute. Turaza gusanga hagati y'iminsi 14 umuhanzi Israel Mbonyi yinjiza amafaranga ari haje y'amadolari 452. Nivuga amadolari 452 wumve ko ari hafi miliyoni. Abo ni mu minsi 14 niyo mafaranga Israel Mbonyi yinjize, kandi ashobora kuba yazamuka akagera ku 14,000. ngira ngo mwese muzi agaciro k'idolari, nufata phone yawe ukaba wareba ivunjisha ahantu rihagaze, uraza gusanga byibura 14,000 by'idolari biri hafi kugera muri miliyoni 15 gutyo zisaga. Twe turata tumanuka turebe muri rusange analytics cyangwa se ukuntu video yagiye yinjiza video kuri video. ngira ngo abahanzi bahura n'amakoperative benshi atandukanye, bituma hari video nyinshi zabo zitabazabishyiriwe, gusa nawe yagiye yinjiza double. Twe ntabwo tubitindamo, turaza hano hasi. ngira ngo muri ko handitse ngo daily average, weekly average ndetse no mu minsi 30. ni ukuntu iyo YouTube channel iba yarinjije. Turaza gusanga rero mu minsi buri munsi Israel Mbonyi iyo byagenze neza ashobora kwinjiza amadolari 111 cyangwa se ashobora kuzamuka kujya ku 1,800. Hanyuma mu cyumweru cyangwa se mu cyumweru weekly average ashobora kuba yakinjiza amadolari 452, ashobora kuzamuka nanone kandi akagera ku madolari 14,000, ubwo hafi 15,000 z'amanyarwanda. Hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi, mu kwezi dusanga ashobora kuba cyangwa se mu minsi 30, mu minsi 30 yinjiza amadolari ashobora guhera ku 3,400, ubwo ni hafi 3,500, ashobora kuba yazamuka akagera ku 52,000. nange muraza gukarekera mu mbwira. Hanyuma mu minsi 14 kandi nyango mwabonye hejuru ko ari amadolari 452, kandi none ashobora kuzamuka kujya ku madolari 18. byumvikanisha ko Israel Mbonyi ari umuhanzi koko ufite izina rikomeye kandi mwemera kwitwa ikirangire. ngira ngo nabikoze inshuro zirenze imwe, amaze kuba afite agego ko ari umunyarwanda wujuje BK Arena inshuro 3 kandi zikurikiranya. urumva ko nago ubushobozi bwa Israel Mbonyi tindaho. Twihuse muri turibira hamwe uko inkuru mbi zagiye zivuga kuri Israel Mbonyi se yagiye harabikwa ibintu. ngira ngo murabizi ndamwe social media z'iyi minsi nazo ntizoroshye, muri tubiribira hamwe kugira ngo tubashe kugenda dufite amakuru yuzuye kuri uyu muhanzi. Tugiye kurebera ku byamuvuzweho, turarebera hamwe ku ifoto yagiye hanze itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2022. ni ifoto yagiye hanze yagaragazaga Israel Mbonyi ari gusomana n'umukobwa, gusa mu kiganiro Israel Mbonyi yajyanye n'abanyamakuru cyangwa se n'itangazamakuru muri rusange, ibyo bintu bihakanye yivuye inyuma, avuga ko ari abashaka kumusebereza izina. ni ifoto yagiye hanze rero ivugwaho n'abantu benshi kandi ntiyavugwaho rumwe. bamwe bati ni Israel Mbonyi nuko ari kubihakana, n'abandi bati baramubeshyera, umurokore wacu ntabwo yakora ibintu nk'ibi. gusa ni ifoto yagaragazaga Israel Mbonyi niko za kubyita ari gusomana n'umukobwa bari ahantu habonyine. Ikindi kandi ni inkuru zigira zivuga ku basitari batandukanye. ni inkuru yagiye hanze itariki zirenga z'ukwezi kwa gatandatu 2024, yavuga ko Israel Mbonyi yapfuye. ngira ngo murabizi aba content creator hano mu Rwanda no barakaye, sinzi niba nagita gushaka views gusa. ni ifoto yagiye hanze y'umuntu wari weditize hagaragaza ko Israel Mbonyi yitabye Imana. ni ifoto yagiye hanze abantu bacikurondogoro babigarukaho cyane, gusa Israel Mbonyi yaje kugaragaza avuga ko abo bantu bamugendaho bamwica ari muzima bakwiye gushaka kandi bagashyikirizwa inzego z'umutekano. yasinga nguko rero ayo yari amateka ya Israel Mbonyi ndetse n'uburyo yinjiza muri rusange. ndagushimira we twabanye muri iyi video kuva ku ntangiriro kugeza tuyisoje, ni iby'agaciro kenshi kukugira. Nkwibutsa gukanda subscribe nimba utarayigana cyangwa se uri mushya kuri YouTube channel kugira ngo tubashe kubaka umuryango munini. Nje mwatangiranye kandi mwabajye muri kiganiro, nitwa Murenzi, iyi ni MA Entertainment. Till next time, peace.